nituvuga babayeho nabi abuzi ndetse n'abo utazi cyangwa ubwawe nawe bikaba byarakubayeho, uyu mugabo urimo kureba kuri screen zawe nawe umwongereho. Umwe mu bagabo bakomerekejwe n'imibereho mibi. Nishimiye kubaha ikaze, nitwa Mr Fido. Munyemerere mbasangiza amwe mu mateka uyu mugabo yaciyemo. Yifuje yuko ayashyira ku mbuga nkoranyambaga abantu bakayamenya. Abantu benshi bihebye bagakomera imitima kandi bakizera yuko ubuzima bwabo bushobora guhinduka uko bwije n'uko bukeye. Uyu mugabo avuga yuko amateka yaciyemo ari amateka atazigera yibagirana mu buzima bwe. Avuga ko ari amateka yamusigiye ibikomere, dore yuko akirwana n'ingaruka z'amateka yaciyemo. Amazina ye yitwa Nsekanabo Aaron. Avuka mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Gatunda. Nsekanabo Aaron yabonye izuba cyangwa se yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1991 nibwo Aaron yari ageze ku isi. Nsekanabo Aaron avukana n'abana 5, abakobwa 2 ndetse n'abahungu 3, kandi bose bakaba bahuje papa na mama. Muri abo bana uko ari 5, Nsekanabo Aaron ni umuhererezi cyangwa se ucura. Amazina y'ababyeyi babyara Nsekanabo Aaron, mama we yitwa Begumisa Esther, naho papa w'umubyara akitwa Ngwabije Andire. Mu gihe umuryango wose wari wuzuye ibyishimo, bishimiye umwana w'umuhungu wavutse ari uwa 5 ari we Nsekanabo Aaron. Mu minsi 3 gusa umuryango wose waje kwakira inkuru y'incamugongo. Umubyeyi wabo ari we Begumisa Esther, mama wabo, yahise yitaba Imana ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1991. Umwana yari yabyaye yari yavutse ku itariki 24 z'uko kwezi kwa 9 nanone umwaka w'1991. Yumvikana yuko uyu mwana yari amaze iminsi 3 yonyine. Aba bana bahise bagira agahinda gakomeye cyane ko kubura umubyeyi wabo ari we mama wabo, wabitaga uko bwije n'uko bukeye, akabereka urukundo nk'umubyeyi, burya ngo akaburana kaboneke ni nyina w'umuntu. Bahise basigarana na papa wabo ari we Ngwabije Andire. Dateye kabiri, papa wabo yabonye ibibazo bikomeje kubagonga, akuramo ake karenge asiga abana mu nzu, arigendera ajya guhiga ubuzima bwe ku giti cy'abana batarimo. Abana bakomeza kugorwa n'ubuzima, dore ko mama wabo yari amaze gupfa ndetse na papa wabo bari basigaranye babona arabasize. Aba bana ubuzima bwabo cyangwa imibereho yabo yari ikomeje kujya habi, dore yuko amaboko yabakigikiraga nta namwe bari basigaranye. Bari bafite ikibazo cy'uko basigaranye umwana w'umutoya icyo nkibere, barimo gushakisha uburyo bashobora kubona amata yo kumuha, ariko ntaho bari bafite bayakura. Umwanzuro aba bana bahise bafata nuko hari bamwe bajyaga guhiga ubuzima bagiye no gushaka amata y'uyu mwana, ndetse bamwe bakamusigaraho kugira ngo umwana ataza kugira ikibazo cyangwa se akarira akabura umuheka cyangwa se umuhoza. Aba bana bakomeje guhiga ubuzima bwabo kugira ngo badapfa, ndetse n'uruhinja bafite rutaza kubapfana, dore ko bari bari mu gahinda k'umubyeyi wabo ubuze cyangwa se uvuye mu mubiri, ndetse n'undi bari basigaranye abataye. Babona ko nta wundi mwanzuro bagomba gufata ari ukwihigira ubuzima bakishakamo igisubizo. Hari igihe bajyaga guhiga ubuzima bakabura ibyo kurya, rimwe na rimwe babona inzara izabica, bahita biga izindi ngamba zo kuzajya batega zirambe bazirya imyaka yo mu mirima cyangwa se ifuku, bakajya bazitega, bamara kuzifata bakagenda bakazibaga bakazirya, ubuzima bugakomeza kwicuma cyangwa se kwigira imbere. Aba bana bari bafite ubwenge bwinshi bwo gushaka imibereho, dore yuko baharaniraga gushaka inshuti kugira ngo zizajye zibona uburyo zibafungurira, dore ko muri izo nshuti bari babonye harimo n'inshuti zifite ihene. Igihe zagiraga cyo kubyara baragendaga bagasaba amata cyangwa se amashunushunu y'ihene kugira ngo bayajyane bayashyire wa mwana mutoya bafite wa bucura ari we Nsekanabo Aaron. Igihe cyaje kugera, abana b'abakobwa barimo imyaka yabo yari imaze kwigira hejuru, bemerewe kuba bakubaka ingo zabo, nibwo bahise basiga abandi bana mu nzu harimo na bucura Nsekanabo Aaron yarakiri mutoya cyane. Ba bakobwa bajya kwishakira bubaka ingo zabo, basiga abana mu nzu. Abana bari basigaye noneho bari batoya mu myaka, batazi guhiga nk'uko bariya bagiye kubaka ingo zabo babahigiraga. Ubuzima bwabo burushaho gukomeza kujya mu kaga, ariko buzuye agahinda n'amarira n'umubabaro mwinshi cyane. Umwaka w'2000 uyu Nsekanabo Aaron, uruhinja rwakuze bigoranye, yari amaze kugira imyaka 9 y'amavuko. Nawe yari amaze kumenya ikibi n'icyiza, atangiye gusohoka mu nzu agiye guhiga ubuzima nk'abandi bana, nawe ashaka imibereho yuko yakura. Uyu Nsekanabo Aaron nawe yari amaze kumenya uburyo batega amafuku. Umutego wa Nsekanabo Aaron yabaga yateza amafuku, iyo yagiraga amahirwe akabona wa mutego uzamuye ifuku, yayokerezaga aho ngaho cyangwa se akayijyana mu rugo bakayiteka bakayirya. Iminsi karushaho kwiyongera, imyaka y'aba bana yari imaze kwigira hejuru, buri mwana wese amaze kugira imbaraga zo guhiga ubuzima bwe. Niyo mpamvu buri mwana yahise aca inzira ze ajya guhiga ubuzima.
ugize aharara bakamugaburira nuko nguko ubuzima bukaba ubwo ngubwo bucura mu bana batanu ari we Nsekanabo Aroni nawe yatangiye guhiga ubuzima bwe abahisi n'abagenzi bakagenda bamufasha cyangwa se bamufungurira cyane cyane mu bantu bamufunguriraga cyane yari abakristo cyangwa se abayobokamana dore ko hari n'abamufataga bakamujyana mu matorero yabo basengeramo iryo torero ryabona uwo muntu rikamwakira nk'umuyoboke waryo mushya bakamubatiza akaba umukristo wabo ahantu hose yagendaga ajya baramubatizaga avuga ubwe ko yabatijwe imibatizo 4 bitewe n'ubuzima yari arimo aho yajyaga mu matorero hose baramwakiraga kandi bakamubatiza Nsekanabo Aroni kubera ko abakristo aribo bakundaga kumufasha cyane bagendaga bamukundisha Imana bakamubwira yuko namenye Imana ubuzima bwe buzahinduka mu mwaka wa 2004 nibwo yatangiye kwiyumvamo impano yo kuririmba atangira kuririmba mu mwaka wa 2007 ashyira indirimbo ye yahimbye hanze bwa mbere yitwa Igabanya Imisonga iyi ndirimbo yaje kugera mu mwaka wa 2010 aribwo yamenyekanye ariko yarasohotse 2007 karindwi Igabanya imisonga igabanya imisonga wa itaraza gusubiza igabanya imisonga igabanya imisonga igabanya imisonga wa itaraza gusubiza igabanya imisonga iyi ndirimbo Igabanya Imisonga yatumye no muhanzi Nsekanabo Aroni amenyekana mu madini n'amatorero bakajya bamutumira kandi uko bamutumiye bakamuhesha umugisha bakamuha envelope bakamuherekeza nk'umuhanzi wakoze igikorwa cyiza kandi ikindi w'umukozi w'Imana Nsekanabo Aroni yakomeje kuvuga Imana mu buryo butandukanye atambutse ubutumwa bwiza mu buryo bwo mu ndirimbo ndetse no guhagarara imbere y'abantu akayigisha ijambo ry'Imana ubwo ni ku ruhimbi Nsekanabo Aroni imyaka yaragezemo yamwemeraga kuba yakwinjira mu rukundo niho yaje guhura n'umukobwa mwiza cyane Nsekanabo amubaza izina umukobwa amubwira ko yitwa Uwase Joy Divine amubajije aho avuka umukobwa asubiza Nsekanabo Aroni amubwira ko avuka Igitarama mu ntara y'Amajyepfo ahitwa ku Rugarika muri Kigese Nsekanabo Aroni yishimiye ubusobanuro n'umukobwa muhaye yishimira yuko afite n'amazina meza ari n'umukobwa mwiza Uwase Joy Divine Nsekanabo Aroni yakomeje kubaza uyu n'umukobwa amusaba yuko bakundana urukundo kandi rufite intego kandi rurambye Uwase Joy Divine amwemera yuko nta kibazo kirimo bakundana igihe cyaje kugera baza kumenyekanisha urukundo rwabo babyereka Imana ndetse n'abantu birumvikana yuko bahise batangira ibirori byo gushyingiranwa bagaragaza urukundo rwabo rufite intego bakabana nk'umugore ndetse n'umugabo baje kujya mu murenge basezerana imbere y'amategeko umuyobozi abemerera yuko umwe abaye umugabo n'undi akaba umugore wundi ibirori byakomeje gukomeza baza gukora ibirori by'ubukwe bwo mu rusengero cyangwa se gusezerana imbere y'Imana baje gukora ubukwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2018 nibwo Nsekanabo Aroni yarabaye umugabo w'umugore witwa Uwase Joy Divine bambikana impeta babyereka Imana ndetse n'abantu urukundo rwabo rurashyigikirwa Nsekanabo Aroni yari umuntu umwe ariko ahise ahindukamo babiri Uwase Joy Divine umufasha wa Nsekanabo Aroni igihe cyaje kugera mu kubana kwabo nk'umugore n'umugabo Nsekanabo Aroni ndetse n'Uwase Joy Divine baje kwibaruka umwana w'umuhungu witwa January ako kanya amazina yabo ahita ahinduka Nsekanabo Aroni ahita yitwa Papa January ndetse Uwase Joy Divine nawe ahita yitwa Mama January uyu mwana wabo January yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2019 nibwo yabonye izuba January umwana w'umugisha aba babyeyi ba January urukundo rwabo rwarushijeho gukomeza kwiyongera bongera bajya inama yuko bagomba kubyara undi mwana wa kabiri ukurikira January uyu mwana yaje kuvuka ariko ntiyagira amahirwe yo kubaho yahise yitaba Imana itariki 17 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 nibwo baje kongera kwibaruka umwana w'umukobwa witwa Usa nawe Ishimwe Neira uyu mugabo Nsekanabo Aroni akaba n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana akaba n'umukozi w'Imana uhagarara imbere y'abantu akababwira gukora kw'Imana n'imbaraga zayo uyu muhanzi Nsekanabo Aroni akaba ari n'umupapa akaba yitwa Papa January amaze kugira indirimbo ze bwite indirimbo 18 ndetse hari nizo yagerageje kuba yakorera ama video nk'iyi ngiyi bikomeye ahangaha mana we
wigaragaze. Nsekanabo Aroni nubwo ashima Imana yuko Imana yamukoreye ibikomeye cyane, avuga yuko ubukene butaramushiraho neza. Arimo kurwana n'iterambere kugira ngo ubuzima bwe buhinduke ndetse n'abana be ntibazabeho nk'ubuzima yigeze kubamo. Ubu Nsekanabo Aroni ari kubarizwa mu gihugu cya Kenya, aho arimo kugenda azenguruka ibice bigiye bitandukanye, arimo kugenda yamamaza imbaraga z'Imana. Nsekanabo Aroni yagize umugisha wo kugenda atumirwa mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Ibitaramo uyu muhanzi Nsekanabo Aroni yagiye amenyekaniramo hano mu Rwanda ni ibitaramo byo kwamagana ibiyobyabwenge, ku bufatanye bw'amatorero ndetse na leta y'u Rwanda, bamagana ibiyobyabwenge bikoreshwa mu rubyiruko ndetse no mu ngo. Uyu muhanzi yakunze kubona amahirwe yo gutumirwa muri ibi bitaramo, abantu ndetse bakamukunda, ukabona ko n'abayobozi bamwishimiye. Dusoza iyi nkuru y'uyu muhanzi Nsekanabo Aroni, avuga yuko mu bintu bimushimisha bya mbere by'ingenzi yishimira bikamukora ku mutima ari ukubona mugenzi we uwo ari we wese abayeho neza, ndetse n'umuryango we ubayeho neza, umugore we ndetse n'abana be akabona bari mu mahoro. Ibyo bishimisha umutima wa Aroni. Uyu muhanzi Nsekanabo Aroni avuga yuko ikindi kizongera kumunezeza kidasanzwe ari ukubona umugore we ari mu kazi, arimo gukora, bafite ibyo gukora, baticaye nk'abashomeri. Ibyo nabyo avuga yuko azabishimira Imana, kandi nabwo yizeye yuko Imana izabikora. Uyu muhanzi Nsekanabo Aroni avuga yuko ijambo merci cyangwa se thank you cyangwa se murakoze ari ijambo agomba gushyira imbere ku muntu uwo ari we wese ugize uruhare mu kuzamura ubuzima bwe. Ubwe agira inama abantu bose bafashijwe cyangwa se bagiriwe neza, bajye bibuka gushimira uwabagiriye neza. Reka mbifurize umunsi mwiza n'ibihe byiza, muhahe muronke, mubye mugerageza guteramo imbere ibyo ari byo byose bibaganisha ku ntego yo kubaho neza. Nitwa Mr Fido, duhurire mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.